byakugora ndetse byakugora cyane ko waba ufite umuntu ukunda bimwe bya nyabyo. Uretse gato udahita wiyumva hano ndavuga kuba ukunda umuntu bya nyabyo koko atari iby'agahararo ngo ubeho udafite ubwoba bwo kuzamutakaza cyangwa se kuzatakaza uwo muntu muri kumwe wawe muri kumwe. Inzira ntibwira umugenzi, sibyo? Uwo ni umugani. Bigenda gute rero iyo bibaye? Nako murabizi ni umubabaro utagira ingano, rimwe na rimwe kwicuza, amarira, kwigunga ndetse no kumva byakurangiriyeho. Reka twivugire ku ibanga rero. 90% by'abantu bananirwa kwisubiza abakunzi babo ba kera igihe bifuza gusubirana nabo. Nyamara ni mu gihe bisa nkaho hari intambwe cyangwa se uburyo bw'ubufindo, trick, udukoryo ubyite gutyo wakoresha bikakorohera nk'amazi kugarukana cyangwa se kwisubiza umukunzi wawe wari umukunzi wawe wa kera cyangwa se mumaze igihe mutandukanye. Reka tubivugeho nibyo tugiye kwiga uyu munsi. Ikaze. Nongeye kubasuhuza kandi nongera kubaha ikaze kuri Telemontagne Rwanda, ahantu ukurikiranira ibibera mu isi. Hano uhakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Twizera ko ibi byose tubikenera kugira ngo tubeho muri iyi si neza kandi tujyana n'ibihe bigezweho. Uri ahantu hanyaho rero. Nakubwiye ngo nta wundi muntu uzongera kugucika ngo nuko wamukoreye ikintu cyamubabaje mukundana azajya ahita akugarukira byihuse wikoreye cyangwa se wamukoze utu tuntu 8 ngiye kukubwira. Uri kumwe na Samuel Mugisha. Ntutarutse agace na kamwe k'iyi video kuko nk'intambwe ya 8 ni ingenzi cyane, zose zigenda zunganirana. Ugitandukana n'umuntu ukunda rero utifuza kumutakaza, ikintu cya mbere uzakora umva neza, banza usuzume uko mwatandukanye. Uretse tujyane, banza urebe, usuzume, umenye ngo ibintu kuki byarangiye, ubundi se kuki mutakiri kumwe. Utari wahubuka ahangaha, banza umenye uruhare rwawe mu kuzambya ibintu. Aho tugeze turi kujyana, sibyo? Burya kumva neza no gusesengura ibyabaye ni intambwe ya mbere mu nzira, cyangwa se intambwe ya mbere nziza yo kutazabisubira ukundi kongera kubikora. Hanyuma na nyuma ibaza ikibazo kimwe: ese gusubirana nawe ndabishaka? Ese twembi turabishaka? Hari igisubizo cyacu ko tugeze uko turi muri iki kiganiro ni yego. Aho tugeze reka dukomeze. Agakoryo ka kabiri uzahita umutunguza umukubita ni ugukurikizaho itegeko ryo kwirinda cyangwa se kumwirinda kutagira ibyo muhuriramo na bimwe. No contact rule. Irinde guhura nawe, uhereza umwanya we. Abantu benshi muri mwe mubikora nabi, mugahita muhubuka musabagura ibintu by'imbabazi cyane. Itegeko hano wisara, itegeko hano ni wisara. Irinde kugira gute gusara. Hano no kwitonda kuko kiba ari igihe kigoye, gusa uyu aba n'umwanya mwiza wo gutuma mukumburana, mukiyomora udukomere mu mazi igihe muterana. Iyi ni Telemontagne Rwanda. Noneho akantu ka gatatu ko abahungu kanarabagonga cyane cyangwa se abasore. Nyuma yo gusa n'umuretseho umuhaye umwanya muto umwirinda, igikurikiraho hano ni ukwiyitaho, iteza imbere. Wibuke hano turacyari mu minsi gutandukana kwawe nawe cyangwa se n'uwo mwakundanaga bigishyushye. Iyubake mu gihe umuretse gato, ihiteho ukore sa siporo. Aho ni urugero, witeze imbere muri make. Mwereke ko ushishikajwe no kuba waba mwiza kurushaho kandi ari wowe ubyikorera, ko kuba wari umeze neza bitariwe byashingiragaho. Wanakwiteza imbere mu buryo bw'amafaranga. None iki gihe kiba kigeze ngo mwongere kujya muvuganaho. Tangira nanone kujya umushotora. Gusa mbere ya byose menya neza ko utuntu twa mbere wadukoze neza. Kuri iki gihe niba wumva igihe kigeze, ongera umwegere. Muri iki gihe bavuga ko ari byiza gutangira kumwegera cyangwa se gutangira umwegera mu buryo bwa gishuti, butamwihutisha. Mbese bijyane gake. Mvuze ngo iki kubijyana gake? Urugero ukamuha nk'aka message kamwibutse nk'ikintu yaguhaye. Uraho neza, nabonye aka kantu karakunyibutsa, nizere kumeze neza. Nk'iyo message neza cyane. Kuko kuryo biragoye ko yapfa kumucika. Mu gihe biri gukunda, noneho gerageza umuganirize ku hashize habaye iki. Niba mwembi ntacyo bibatwaye mubivugeho, muvuga ku byagenze nabi nuko byagenze, ni ibiki byagenze nabi ubundi. Ese byagenze gute? Kuki byagenze nabi? Ikindi hano ugerageza ukora aka kantu, ujye umwumva cyane uruta uko uvuga. Vuga make wumve cyane hano.
hano ngo ntabwo burya biba ari ngombwa ko umutsinda ku byo muri kuburanaho cyangwa se muburanaho, ngo ahubwo icy'ingenzi hano ni ukumvana, gutegana amatwi. 6 ni agakoryo. Ikintu cya 6 uzakora ushaka kwisubiza umukunzi wawe: kubabarira kandi ugasaba imbabazi, cyangwa se agasaba imbabazi. Urufunguzo hano ni ukubabarirana aho bitagenze neza, mukababarirana. Gusa nanone ngo ntuzumve ko ibintu bihagije, kuko uzaba ukeneye kongera kubaka icyizere niyo yaba yakubabariye. Burya icyizere ni buri kimwe. Niba utari unabizi ubimenye nuko bimeze. Kubaka icyizere by'umwihariko waracyangije, umaze igihe ukizambije, ni ibintu bizagusaba igihe guhozaho kandi n'imyitwarire y'ubunyangamugayo. Nta nzira za bugufi hano, ni ukwigihe gihagije. Dusoza reka dukomoze ku kintu cya nyuma, wenda cyo kizakubabaza kurushaho nyuma yo kugerageza ibi byose. Gusa ukuri ni niba wagerageje buri kimwe cya mbere twavugagaho, ukabona uwo ugerageza gusubirana nawe atabishaka, ibirenze ibyo bivemo. Ndakubwiza ukuri, iki gice ni icy'agahinda cyane, gusa ni uburenganzira bwabo. Ni uburenganzira bwabo kubaho utari mu buzima bwabo. Cyubahiro, kubaha mugenzi wawe kandi ukubaha n'amahitamo ye, bivuga ko ari ishusho ikomeye ya nyayo y'urukundo ruremereye. Ni byiza kuzirikana ko buri kintu kikubaho hano ku isi gifite umwihariko, kizakubaho mu buryo butandukanye n'ubw'abandi. Izi ntambwe 8 tuvuze hano zifata nk'umuyoboro rusange ku bantu benshi, kuko si garanti ibibuze ko bizakora 100%, ariko nibura ntaho yagucikira. Ni umukunzi wacu wadusabye ko twamukorera kuri iyi ngingo twasubizaga. Kuri Tele Montagne Rwanda ubakurikirana inkuru, ibiganiro kandi n'inama z'ubuzima, kuko twizera ko biri mu bintu dukenera by'ibanze dufasha kuba muri iyi si itoroshye, tukayibamo tujyana n'ibihe, tujyana n'ibigezweho. Menya byinshi ku bibera mu isi ukurikirana Tele Montagne Rwanda. Amahirwe masa rero, dore indi video nagushyiriyeho ku kirahuri uri kureberaho iyi video, ntekereza ko yagufasha. Irebe, tuzasubire ubutaha.